Muraho neza, njye mwumva nitushimire Dieudonné nkaba ndi kumwe na Coach Nasi. Tubaha ikaze rero kuri YouTube channel ya Coach Nasi. Uyu munsi twaba dufite topic nziza cyane coach adufitiye ivuga uburyo umuntu yahindura ubuzima, ibintu bigahinduka bitari bya bindi by'amagambo. Coach, ni iki umuntu yakora ubuzima bugahinduka, agakora bitari bimwe by'amagambo ku buryo ubuzima buhinduka? Muraho neza, are you sure ko ushaka kumenya ibyo ukwiye gukora nonaha kugira ngo ubuzima buhinduke? So ari ibintu bine nshaka kuvugaho. Ibintu bine ni ibintu maze iminsi ndi kuvuga nigisha kuri WhatsApp group nigishirizaho, ariko natekereje ko byaba byiza umuntu mbigishije buryo ki umuntu abikora abishyira mu bikorwa. Ni gute ubigenza gute kugira ngo ubishyire mu bikorwa, donc igihe ukeneye kuko akenshi duhura na challenges, duhura n'ibintu bitwigisha mu buzima, biduchallenginga mu buzima, ibyo akenshi twita ibibazo, ibyo twita ibigeragezo ku barokore, bya bindi uhiryo zina ry'ibigeragezo n'ibibazo ukahita mu ucitse intege. So je mitamo kubyita challenges, mitamo kubyita abarimu beza kuko baratwigisha kugira ngo bitarushaho kunca intege. Rero igihe umuntu ageze muri situation imeze gutyo, ni byiza ko amenya ngo iyo bimeze gutya mbigenze gute, mbishyire mu bikorwa mu buhe buryo. So ndifuza kubabwira ibintu bine. Ibyo bintu bine, ikintu ukora cyambere kwiye gukora ni iki ndabisubiramo kugira ngo abatarabyumvaho, abagiye kubyumvaho bwa mbere mu byumve. Ikintu cyambere no guhindura focus. Ikintu uri guhanga amaso cyane, uhindure. Niba urwanga amaso bitari kugenda neza, uhindure. Hari guhabura guhindura focus, cyo ni ikintu cyambere. Noneho bya bindi bwabuzi muri kubamo, cyo ni cya kabiri, bwabuzi muri kubamo. Ibintu uri kunyuramo ubihindurira izina, cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, noneho reba nakora iki, ni iki nakora kugira ngo bino bintu bihinduke, ubuzima bube nkuko mbwifuza. Noneho icya kane, ujye wirinda gushaka kubona umusaruro wako kanya, ahubwo utekereze for the long term, igihe kirekire. Ibyo bintu bine byo shaka kuvuga, ngendeye ku kintu kimwe uburyo wabikoramo, uburyo bigenza kugira ngo ubone umusaruro wifuza. Yes coach, uvuze uburyo bumwe nifuje kumenyamo uburyo ushobora guhindurira ikintu inyito. Ni gute ushobora guhindura inyito? Tuvuge n'urugero, nimba njyewe ndi mu kibazo runaka, nimba hari ikibazo runaka cyaje ari uko nguko, nimba ari ukubura amafaranga, byaje nta mafaranga mfite nyine kandi ari ibibazo bigomba gukemuka, ni gute ndibuze guhindura inyito yo kubura amafaranga? Urakoze cyane, uri kubaza ibibazo nyine donc ni byiza ko mbere yo kuhindura amafaranga, donc kubihindurira inyito, banza uhindure focus. Urabona akenshi ibibazo bikunze kuba, cyangwa se igituma umuntu ashobora gucika intege no mu rugamba yararimo akaba bitakunda ko yavansa ngo ajye imbere, biterwa n'aho ari guhanga amaso, biterwa n'aho ibitekerezo bye yabishize. Urabona utanze urugero ngo nabuze amafaranga n'urugero. Focus yawe, ibitekerezo byawe nukomeza kubishyira ko wabuze ku mafaranga, donc wabuze amafaranga, nukomeza gutekereza kuri icyo gitekerezo cyo ko wabuze amafaranga, urashobora gucika intege. Donc birasaba ngo ubanze uhindure focus, uhindure ni ikihe kintu ndi bukomeze gushiraho ibitekerezo byanjye. Nibyo ngiye kukwereka. Hari ikintu cyo dukora cyitwa meditation, hari meditation chrétienne, hari n'abakora meditation zisanzwe. Ariko ubundi meditation bisobanuye iki? Meditation no gutekereza ku kintu. Ubundi ababuddhiste bo bavuga ko no kwirinda gutekereza, ariko mu by'ukuri ntabwo bikunda ko umuntu amara umwanya atari gutekereza n'ibintu bidashoboka, ntabwo bishoboka. Ahubwo ibyiza no focusing intekerezo zawe ukazerekeza ku kintu runaka. So ubigenza gute? Ni ikintu nifuza ko ubishatse wajya ubikora buri munsi, buri kubyutse ukabikora, ugiye kuryama ukabikora. Dieudonné ngiye kwereka ukuntu wabigenza. Yego, nanjye nicyo nshaka. Yes. Urabona urabyutse, kandi urabizi ko nta kintu ufite, nta ifaranga ufite mu mufuka. Ukibyuka utangira gutekereza ngo ndategesha iki, ndarya iki, donc niyo bintu bitabiza. Donc uri kwibuka ko nta mafaranga ufite. So ikintu ukora ni iki? Kubera ko ibitekerezo byawe buriya
iyo utabiyoboye bikwicira ubuzima. Ibitekerezo ni umukozi mwiza ariko ni n'umukoresha mwiza. Ibitekerezo iyo biyoboye neza byakubyarira umusaruro mwiza, ariko iyo ryo bikuyoboye birakwica. Donc urabona iyo ubyuka ufite ubwoba, ndarya iki, ndishura iki biriya, ndagira gute, donc ari byo bintu uri gutekerezaho, ucika intege. Kandi ubuzima bukenera energy, bukenera imbaraga. Kugira ngo umuntu abeho buri munsi akeneye imbaraga, akora ibyo akora, ahangane na challenges zimwe na zimwe. Naho icyo ukora ni iki iyo ubyutse? Iyo ubyutse jya ufata umwanya ubanze utuze. Icara comfortably ahantu hatuje hatari urusaku, wicare neza mu buryo uri bwumva utananiwe, ufate nk'iminota hagati y'5 n'iminota 10. Ubanze ufate uhumeke wakundi umuntu ahumeka yinjiza umwuka, uwukurure mwinshi, nujya kuwusohora uwusohore gahoro gahoro. Ukurure mwinshi, uwusohore gahoro gahoro. Ufunga amaso, bikore ufunze amaso. Icyo bikora ni iki? Icyo bikora, ibyo bikoze mu gitondo na nimugoroba, bituma ibitekerezo byawe byari biri kwiruka hirya no hino, cyane cyane biba bikwiruka mu bibazo urimo, bituma bibanza bituza. Donc uragenda utuza, ukumva ugenda utuza. Wewe ukomezeho focus kuri icyo kintu uri gukora cyo guhumeka. Aba ariho ushira ibitekerezo byawe, ukurikira umwuka wawe, ukuntu uri kwinjiza umwuka n'ukuntu usohora. wakora practice. Yego. Igana ko dafite umwanya muremure wo kugira, ariko wabikora. Bikore niba ushaka kubikora. Ni amasegonda make. Okay. Ndahumiriza. Yego, uhumirize. Wewe uhumirize, yego. Uhumirize, noneho kurura umwuka wawe, ukurure mwinshi unyuze mu mazuru. Yego, urekure buhoro buhoro. Yego. Ongera ukurure ari mwinshi unyuze mu mazuru. Usohore gahoro gahoro. Ukurure nanone ndi mwinshi mu mazuru. Bafite ikintu bikora. Urabona iyo umuntu ari gutekereza ibintu bimuteye ubwoba cyane, hari adrenaline azamuka muri we, kuko umuntu aba ari muri, iyo ahuye n'ikibazo, iyo ubwonko bw'umuntu butekereje ko ugiye guhura n'ikibazo, buhita bugushyira muri mode imwe muri 3 zibaho. Burakubwira iki kibazo kije kukwica, iruka. Iyo ubwonko bwabwiye umubiri ngo tugiye kwiruka, tugiye guhunga kino kintu, hari adrenaline, hari imvubura buvubura, ugahita ugira imbaraga zidasanzwe, ukashaka kwiruka. Donc mbese babwiteguye ko tugiye guhunga. Rero izo adrenaline, ibyo bintu bivubura, umubiri uvubura, donc kujya kuguproteja kugira ngo wiruke. Iyo bikomeje guhora bibaho inshuro nyinshi, ubundi Imana biduhaye kugira ngo nyine tugire imbaraga zo guhunga, cyangwa se niba ari ikintu tugomba guhangana nacyo, tugire imbaraga zo guhangana nacyo. Ubundi akenshi hari igihe bibaho ukajya muri, hari uguhunga, hari ukurwana, hari no gufreezing. Ahantu wisanga wagiye muri mode wumva nta mbaraga, nta marangamutima, wagira ngo wabaye nk'irobo. So iyo umuntu ahuye n'ikibazo kimeze icyo we abona ko ari ikibazo, ajya muri mode imwe muri izo 3. Izi mode rero iyo wisanga hora muri iyi mode kubera ibibazo ubamo, donc umwongo bwawe n'umubiri wawe barabitekereza ko uhuye n'ikibazo, donc ugomba guhunga. Ibi bitera n'uburwayi. Bitera uburwayi, ugasanga umuntu arwaye umutima, arwaye za diabete, arwaye za kanseri zitewe n'icyo byo guhora umubiri uvubura. Izo mvubura nyene zabereye ubundi kuguproteja, kukurinda kugira ngo zirinde ubuzima bwawe. So icyo guhumeka bimara niki, bishyira ku murongo za adrenaline cyangwa se za chemistry yazamutse muri wowe, ukabanza ugatuza n'umubiri ugatuza. Iyo uri kubikora nibwo wumva ko wari ufite tension muri wowe, wari ufite, nibwo wumva amaboko wagira ngo harimo imbaraga, ukumva none bitangiye gusubira hasi, kubera ko uguhumeka kongeye gusubira ku murongo, umutima ugasubira ku murongo, ugatuza. Baze kubigerageza. So yes, noneho icyo gihe iyo maze gutuza muri wowe,
aho niho uhindura focus noneho. Donc ikintu wabaga uri gutinda utekereza, ntukomeze gutekereza kuri cya kibazo cy'amafaranga. Focus uri bushireho niyi, niki uri butangire kurebaho. Yego hari kuba nta mafaranga hari, ariko ufite ubuzima, nta burwayi ufite. icyo kintu uhita ureba nicyo ndi kwibaza, kuko igihari cyo nta mafaranga ahari, none ikindi kintu ngiye kureba kidahari cyo ndagikura hehe? Nicyo nari ntangiye kuvuga, hari ibindi biba biri kugenda neza, birahari. Yego. Hari ibindi, ntabwo ibintu byose byagenda nabi. Tony Robbins niwe wavuze ijambo ryiza, aravuga ngo mu buzima ngo ntabwo experiencing ubuzima, ntabwo tubaho ubuzima ngo tube mu buzima, ahubwo tubaho ubuzima duhanze amaso. We don't experience life, ahubwo tu experiencing what we focus on, ibyo umuntu akomeje gutindaho cyane. So ushobora kubaho ubuzima bubi atari uko ubuzima bwawe bwose ari bubi, urabyumva? Hari ibindi biri kugenda neza. Niba ufite umuryango, ntabwo baguhamagaye ngo umuntu yarwaye, nta burwayi buhari. Inzu ntabwo yabaguyeho, ntabwo habaye ibyago ngo habe hari imitingito, ibintu byose byasenyaguritse. No, ibindi byose biri kugenda neza, ikirere kiragenda neza, mwabonye amazi yo kunywa, hari n'igihe uwo munsi mwariye, nubwo ari ikibazo cy'amafaranga mwariye. Donc mu cyimbo cyo gufokasinga kugira ngo bitagenda neza, hindura focus yawe, reba ibiri kugenda neza, aba ari byo ushiraho umutima, ushima Imana. Kati Imana, ndagushima kuri ibi bigenda neza, ndagushima no kuri ibi, ndagushima no kuri iki, ndagushima no kuri iki, ndagushima no kuri iki. Bya bindi byose biri kugenda neza. Mbese buri wese aza gufata akora umukoro, hari kitari kugenda neza. Noneho ushaka ahantu uza kwandika, ugire ahantu wandika ibiri kugenda neza, ugire naho wandika bitari kugenda neza. Akenshi bitabyerekana umuntu ukuntu ameze. Abantu benshi usanga bari negative ku buryo we abona ibitagenda neza gusa, kubona ibigenda neza bikamugora. Rero ikintu cya mbere mu buzima, focus kubiri kugenda neza, aba ari byo focusingaho. Noneho hita uhindura focus at the same time, bya bindi uri kubona bitagenda neza bibone biri kugenda neza uko ubishaka. Babyita visualization. We nturebe ko uyu munsi utari kugenda neza, ahubwo birebe niba ikibazo cy'amafaranga bifuza gutunga ngahe. Ni menshi cyane, amamiliyari n'amamiliyari. Uzayakoresha iki? So wewe reba icyo amafaranga wifuza aho gukorera. Hari ibyo wifuza, ntekereza ko buri wese yifuza kubona ubuzima bw'ibanze, yifuza kubona aho kuba, yifuza byo byose wifuza. Vana focus ku bitari kugenda neza cyo gukora amafaranga ufite uyu munsi. Nta situation ihoraho, nta kintu kimwe gihoraho ngo gihora ubuzima bwawe bw'iteka ryose. Oya, ibintu birahindagurika nk'uko ikirere gihinduka, tukagira igihe cy'imvura, igihe cy'izuba, igihe cyo guhinga, igihe cyo kusarura, ibintu birahindagurika. Rero ntufate ngo uyu munsi kubera ko uri mu kibazo cy'amafaranga uhita utekereza kuzahora ari uko nguko. Ibintu birahinduka. Noneho ikintu kikongerera imbaraga rero, ubwonko bwacu ntabwo bujya bubasha gutandukanya ikintu kiri kuba n'icyo uri gutekereza. Byose bibifata nk'aho ari ibintu biri kuba. Nawe icyo ukora ni iki? Iyo ubwiye ubwonko ngo amafaranga ndayafite, donc byitwa visualization. Visualizinga uri kuba muri bwa buzima wifuza, ubone uburimo mu bwonko birakunda rwose. Wibone uri kuba muri yanzu wifuza, uri kuba n'umuryango wawe, murishimye, mufite ibihe byo guseka, mukina niki, nta kibazo cy'amafaranga kigihari. Iyo wakoze ibyo ngibyo minota 10-15, uhaguruka aho ngaho ufite imbaraga zuzuye 100% zo guhangana na cya kibazo. So ikintu cya mbere ukwiye gukora rero ni iki? Hindura focus yawe, wikomeza kureba ibintu biri negative, reba ibiri positive ufite mu buzima bigenda neza, then kora visualization, urebe uko bizaba bimeze nibitangira kugenda neza. Ibyo bituma ubona imbaraga zo guhangana na cya kibazo kigihari. Nahandi ukomeza icyo hanze amaso cyonyine, birangira n'akabaraga wari ufite kose gashize, nta mbaraga zo kugwana ufite. Byinshi bigenda byiyongera. Yego, bigenda byiyongera. So ndakeka icyo ngicyo
tukivuyeho hari ibindi wari wavuze nabyo by'uburyo bigenda iyo yari focus ariko mu gutangira nibuka ko wavuze ko hari ubundi buryo bundi nabwo kuri tubwire uburyo bune ndagira ngo ukurikire no ku bundi buryo. So ubundi buryo ndamvuge nihuta navuze ko meaning cya kintu cyakubayeho donc wabuze amafaranga ntubyite nkaho donc wabuze amafaranga yabuze donc ukomeze ubyita gutyo bihindurira inyito uvuga uti wenda ku bantu twizera kuba amafaranga yabuze buriya ibintu biri challenging situation isa nkaho zigoranye kamzite nko benshi babyita ibyo twita ibibazo bibereyeho kutwigisha kugira ngo umuntu azamuke ave ku rwego yari ariho akure. Amafaranga ntabwo ushobora gutunga amafaranga arenze urugero wowe uriho. Kuyabura uyu munsi ni ikimenyetso cy'urugero uriho wowe. Bivuze ko kuba uyabuze ni challenge, ni isomo utangiye. Donc ugiye kwiga ni gute umuntu ashobora gutera imbere. Kuba uri kuyabura uyu munsi ni isomo kuri wowe, ni isomo ugiye kwiga. So ntabwo ntubibone nk'icyago nk'ikibazo kije kukwica, ahubwo bibone nk'isomo, ni isomo ugiye kwiga buryo ki umuntu ashobora gutera imbere. Nicyo ubuzima buri kukwigisha. Ubuzima ni ishuri. Ubuzima buri kugerageza kukwigisha ngo kuri ino ngingo y'amafaranga nta bumenyi ufiteho. Rero giye ubuzima ndashaka kukwigisha uburyo ki ushobora gutera imbere. Rero cya kindi wabuze wifata nkaho ari ikibazo, ahubwo ni opportunity, ni amahirwe ubonye yo kwiga. Donc ikintu cyakabiri ukora rero ni ikihe? Hindura inyito. What is the meaning? Ibi bintu bimbayeho bisobanuye iki? Ntubibone nk'ibibazo, ntubibone nk'ibyago, bibone nk'amahirwe yo kwiga. Sinzi niba ko byumva. Bibone nk'amahirwe yo kwiga, kuko iyo bihinduriye izina bituma umenya impamvu yabyo. Iyo umenye impamvu yabyo bituma ukora icyo bishaka gukora. Kuko hari ufite ikibazo, amafaranga ufite ntaki, hari bikweretse ko nta bumenyi ufite muri no domaine. Nta bumenyi ufite. Rero tuje kukwigisha. Twemerera tubere umunyeshuri mwiza tukwigisha. Donc icya mbere hindura focus, icya kabiri hindura inyito ubiha. Numenya ko uri kwiga ntago biri ukomeze kwitwa ko bije kunyicira ubuzima. Biratandukanye. Biratandukanye, ntago biro bikiri ko bije kwicira ubuzima, ahubwo nabarimu beza baje kukwigisha buryo ki ugiye guhindura ubwo buzima. Mbese kuri iyo ngingo ngira ngo ntago ushobora kugeraho uhunga cyangwa ngo ugere muri yahita ufrizinga, ahubwo iyo umenye ko bigiye kukwigisha nyine ushyira mu bikorwa, urakora. Yego. So urumva iyo uvaye mu mutwe ko ibi bintu bije kukwica, donc ukiri muri leta yo ngo bije kukwica, uhora ufite amarangamutima kwangiza ari negative, akwangiza ashobora guteza n'ibibazo bitandukanye by'uburwayi. Ariko iyo uhinduye meaning, ugahindura perception, uburyo ubifata, no muri wowe utawumva utuje. Okay, bwa bundi ni ikimenyetso cy'uko hano hantu mafite ikibazo. Bwa bundi ni amahirwe mbonye yo kwiga. Urabyumva? Rero ayo mahirwe ubonye yo kwiga uhitamo muri wowe, okay, uratuje, ndatuje, okay, no kwiga. Now ubuzima mana ugiye kunyigisha iki? Urabyumva? Bitabiza ni cya gatatu nono. Cya gatatu rero ni iki nkwiye gukora kuri ibi bintu. Kuko urumva iyo umaze kumenya ngo na amahirwe mbonye yo kwiga, now nkora ikisi, nige mwikisi, niki wundi ntarinzi cyatumye njya muri no situation. Urabyumva? Donc urumva uhita uhinduka muri wowe, ntabwo ugiye kurwana, ntabwo ugiye guhunga, ntabwo kuko iyo umuntu afrizinze aba yumva ashaka nyine ahantu ha wenyine ajya kwicara gusa yihishe, ni eta yo gufrizinga. So umaze kumenya ngo aya ni amahirwe yo kwiga, ni amahirwe mbonye yo ngiye kwiga, nta kindi ukora rero uretse kuvuga ngo ngiye gushaka unyigisha. Nshaka unyigisha, nshaka ubumenyi mu bitabo, nshake ni gute umuntu ava muri situation nk'iyi ngiyi, ukagenda wiga hirya no hino ushakisha ibisubizo. Ku bantu dusenga niba mfata Imana mu bwenge mfungura amaso mbone icyo uri gushaka unyigisha.
kuko ntabwo mu by'ukuri icyo twita ibigeragezo, ikigeragezo ntabwo gishobora kuvaho kitarakwigisha icyo cyaziye kukwigisha. Ntibishoboka. Iyo ukomeje gusenga, Mana vana kino kibazo, vana kino, kitarakwigisha ibyo cyashiriweho, ntabwo kiri buveho. Urumva icya kabiri rero ukora ni ukubanza guhindura meaning, ukakibona mu buryo bwiza. Icya gatatu then ni iki noneho ngiye gukora kuri bino bintu, ni iki nakora kugira ngo ibi ubuzima buhinduke, iki kintu kiveho. Apana kwiga, apana kuganya, apana guhora utaka, apana iyo uhora utaka bigaragara ko utarasobanukirwa ibyo urimo. Uramenya kuri kwishuri. Ntabwo uramenya kuri kwishuri. Iyo umaze kumenya ko noneho bwa bundi uyu ni mwarimu uje kunyigisha, uratuza wati ngiye kwiga. Noneho ukiga ubumenyi, ukiga ibyo kwiye gukora, nkora iki kugira ngo iyi situation ihinduke. Aha rero kubijyanye n'amafaranga, kuko ibyo twigisha akenshi nubwo iyi topic, iki kintu bwacyo ugikoresha mu buzima bwose, muri any area, buri buzima, buri kintu cyose kiko kubaho, ni ukoresha iyo approach. No kumenya ngo ikintu cya mbere ni kubanza guturisha ibitekerezo tutuze, ntabwo isi yarangiye. Winshuka wimbesha ngo isi irarangiye, ngo ibintu ntabwo isi yarangiye. Turacyari umwuka mwiza, imvura iracyagwa, izuba riracyacana, ibintu byose biracyari kugenda neza. Ntabwo kuba iki kintu aricyo cyajemo ikibazo bivuze ngo ubuzima bwose bwarangiye. Umutima wanjye tuza, ibitekerezo byanjye mutuze, dore ibyiza biracyahari byinshi byo gushima Imana birahari. Ikindi cya kabiri, kuba bibaye gutya uyu munsi ntabwo bivuze ngo bizahora gutya, ahubwo bizaba kwa kundi nifuza, bizaba byiza kurushaho. Iyo umaze gutuza nibwo ubona isomo iki kintu kije kukwigisha. Iyo ubonye isomo umenya icyo gukora noneho kugira ngo iki kintu gihinduke. Nutangira gukora rero, utangiye gushyira mu bikorwa, hari ikintu cya kane ukwiye kwirinda. Ikintu cya kane ukwiye gukora kugira ngo uko watangiye gukora, hari ibyo watangiye gushyira mu bikorwa, actions watangiye gukora. Sinzi niba bamaze wumvise ibyo nakubwiye bitatu bya mbere. Ndabyumva cyane rwose, ndabyumva cyane, ni ibintu bisobanutse kandi byuzuzanya. Ahubwo nakwibaza nti iyo umaze kumenya icyo gukora, ugiye gushyira mu bikorwa, noneho icyo cya kane cyo ni ikihe? Mu gihe uri gukora ni ikihe kindi wakongeraho? Rero ikintu cy'ingenzi rero ni iki ngiki. Any success isaba sacrifice. Gutera imbere mu buryo bwose, icyo cyose pase mu mafaranga, ikintu cyose wifuza guteramo imbere kizagusaba ibintu wigomwa, kizagusaba kwishyira kuri discipline. Ikindi ntuzitege ngo uri bugikoreho uyu munsi kirare gihindutse. Oya, ni isomo gifite icyo kije kugomba kukwigisha, kiri bukwigisha kwihangana, kiri bukwigisha perseverance, kudacika intege ugahozaho, kiri bukwigishe kuba positive, kizajya kiguchallenginga ukora ubona ntibiri guhinduka, kugira ngo birikirebe niba ufite kwihangana. Kizakwigisha kwishyira kuri discipline. Hari ibintu byinshi kizakuvanaho, kuko nibyo byatumaga uba muri icyo kibazo. Ikintu cyo cyakane ukwiye gukora ni iki ngiki. Wivane mu mutwe gushaka umusaruro w'aka kanya. Yego, ivana mu mutwe gushaka umusaruro w'aka kanya. Ntawe uhinga ibishyimbo nyuma y'icyumweru ngo asarure. Hari inkoko numvise ngo zikura mu cyumweru kimwe. Aho ngira ngo iyo iriye nawe urabyumva nyine ko ari ko ari yakoze mu cyumweru kimwe. Buri kintu cyose bagifite igihe cyacyo n'igihe cyagenewe kugenda kidevelopa. Tuza wowe kora ibyo ugomba gukora, unabikorana umwete rwose, ukorana umwete wewe, bas consistent, ugomeze ukore ibyo ugomba gukora kugira ngo ya situation uyihindure. Ariko ubikore ufite mu mutwe igihe kirambye, apana gushaka solution z'aka kanya. Donc nibidahinduka aka kanya ngo uhite wumva ko ntibizakunda. Oya. Ahubwo kora ugambiriye ko reka nkore kuko bizama umusaruro mu gihe kirambye. Yego, ujyane n'uburyo biri kugenda byidevelopa, bizamuka. Ntushake ngo ubone umusaruro aka kanya. None se nawe ugiye njya mbibona byajyaga bimbaho nanjye.
agiye gukora muri siporo, agiye muri gym, ari umunsi wa mbere ugiyemo ugaterura abantu ugera mu rugo uri kureba niba hahandi hagiyeho akantu umunsi wa mbere koko byibuze nta nubwo witeze byibuze mu kwezi ukumva nyine uragenda no mu muhanda ukumva koko wabaye munini. oya ntabwo byahitebe umunsi umwe, bisaba igihe ariko kariya kantu ukora buri munsi hari ikintu uri gukora, hari ikintu. Nta muntu woza amenyo uwo munsi ngo ahite yera, aho guhora uyoza buri munsi kariya kantu ukora ka buri munsi gahoraho ubwira igihe ukabona umusaruro wamaze kuboneka. So iki kintu cya kandi ukwiye gukora n'icyo ngicyo ni ukugira ni ugupulaninga for the long time, ukareba umusaruro mu gihe kirekire, nibwo ugera ku musaruro. Ibi rero tubikoresha cyane muri business, cyane niho si honyine actually mu buzima bwose. Ushaka kugira ubuzima bwiza bigusaba nyine gukora siporo, kugira discipline mu bintu runaka, bigasaba ngo uhozeho. Ibintu byose bisaba ngo uhozeho. Muri business bisaba ngo uyubake uhozeho, urebe. Ariko noneho wahereye kuri bya bindi bya mbere, kuko iyo bya mbere babihereyeho bituma bitakugora kwihanganira ugutinda. Kuko ntabwo ubugihanze amaso kugutinda, donc uri gushaka umusaruro ariko ntabwo uri guhanga amaso ko umusaruro uri gutinda, ahubwo uri guhanga amaso kuri bya bindi byamaze gukunda. Tu vois? Donc umva uri muri business ntabwo ubikomeza kureba ibitarakunda, ahubwo uri kureba hari maze gukunda. Wow, maze kugera kuri ibi. Wow, reka noneho na bya bindi nzabigeraho. Iyi challenge uri guhura nayo uyu munsi jya uyitekerezaho uri gushaka icyo kuyikoraho, kandi uyite challenge ntuyite ikibazo. Donc uri muri business runaka, hari ibyo umaze kugeraho uko byabingana kose, hari ibyo umaze kugeraho, warayize, warebye ko iyi business izaguha umusaruro. Jya ureba ibyo umaze kugeraho, ubishime Imana, ubyishimire, celebrate, ubishime rwose. Noneho ukore uvuga uti niba ntabona umusaruro none ndabizi ko nzawubona mu gihe runaka. Noneho jya ureba ibyo umaze kugeraho, unarebe hahandi ushaka kugera, aba ariho ukomeza kureba, hakomeza kumotivating. Challenges z'uyu munsi jya uzitekerezaho uri gushaka igisubizo cy'uburyo uri buva muri iyo challenge. Urumva uburyo ki any situation ariyo yose ubasha kuyimanaginga, ukanayihindura igahinduka completely, kubera ko wakoze ibyo bintu bine. Abafailinga mu buzima baba batsinze muri bino bintu bine, n'aba successful baba batsinze kuri bino bintu bine. Ahera mu guhindura mindset ye agakora. So ngibyo coach urakoze cyane. Ngira ngo abenshi uzasanga batsindirwa muri bya bintu bya mbere, guhindura focus, mindset muri rusange niyo ituma abantu benshi rero batsindwa. Navuga nti ibi bintu wabitangiye, noneho niyo ugiye mu bikorwa, kubishyira mu bikorwa, iyo uri muri action ufite na mindset yamaze guhinduka, ibintu birakorohera cyane rwose. So ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane rero. Reka nkushimire kubw'uyu mwanya. Ndabizi neza ko hari benshi biri buze guhindurira ubuzima, hari benshi bari buze kubibonamo amahirwe ndetse no guhindura muri rusange uko ibintu babibonaga. Ikindi navuga ni meditation. Abantu benshi ntago, sinzi nimba ari muri Afrika, ariko abantu benshi ntabwo bamenyereye gukora meditation. Navuga ni meditation nayo ishobora kubihindura ibintu cyane, kuko mu kanya gato yanyikoze numvaga ngeze mu yindi si. So nkeka ko rero nanjye ari ikintu ngiye kujya nkora cyane. Mwakoze cyane rero ku kiganiro cyiza mu tuganirije. Reka rero nshimire n'abakunzi ba YouTube channel ya Coach Nasi, mbabwire nti mugire ibihe byiza. Ciao.